Burya bibaho ko umubyeyi ashobora kubyara umwana ufite ibiro bike, ndetse ugasanga uwo mwana ashobora guhura n'ibindi bibazo birimo nk'ibibazo by'uburwayi cyangwa se kuba umubiri we ushobora gukonja mu buryo bworoshye. Ndetse burya hari n'ababyeyi baterwa ipfunwe no kuba babyaye utwana duto cyangwa se dufite ibiro bike cyane. By'umwihariko rero muri kino kiganiro turakubwira ibiribwa 10 byakongera ibiro by'umwana uri mu nda ndetse bigatuma n'umubyeyi agira ubuzima bwiza mu gihe atwite, ku buryo azabyara umwana umeze neza kandi ufite ibiro bihagije, umwana muri make ubyibushye cyangwa se ufite ibiro bikwiye. Muri rusange rero burya ibyo umubyeyi arya n'ibyo anywa mu gihe atwite bigira uruhare rwiza mu gutuma agira ubuzima bwiza, atarwaragurika ndetse bikagera no ku mwana, bigatuma umwana agira ubuzima bwiza, akagira n'ibiro bihagije kandi nabyo bikamurinda. Mu biribwa rero umubyeyi utwite akwiye kurya ibiribwa birimo poroteyine, ibiribwa birimo ibinure byiza, ibiribwa birimo amavitamini n'imyunyungugu itandukanye, ndetse birimo n'intungamubiri zihagije zibasha kugaburira umubiri w'umubyeyi utwite ndetse n'uw'umwana uri mu nda. Iyo bitagenze gutyo burya umubyeyi ashobora kurya nabi cyangwa se akanywa ibiribwa n'ibinyobwa bitarimo intungamubiri zihagije, bituma abura intungamubiri zikwiye ndetse bikagera no ku mwana, bigatuma atabasha kubyibuha cyangwa se ngo agire ibiro bihagije, ndetse n'umubyeyi agakunda kurwaragurika, akagira ibibazo by'amaraso make, agakunda kwibasirwa n'uburwayi bwa hato na hato, ndetse ugasanga n'umubyeyi ashobora no kugira imirire mibi cyangwa se akabura intungamubiri zikwiye, ku buryo bigaragarira n'inyuma ukabona umubyeyi nta buzima bwiza afite. By'umwihariko rero reka tukubwire ibiribwa ukwiye kurya mu gihe utwite byatuma umwana wawe uri mu nda abyibuha, bigatuma umubyeyi agira ubuzima bwiza, ndavuga umubyeyi utwite, ndetse bikanatuma uzabyara n'umwana ufite ibiro bishimishije. Burya rero tudatinze reka turebere hamwe ibyo biribwa kuko burya ni ingenzi. Ikiribwa cya mbere burya umubyeyi utwite akwiye kurya gituma umwana uri mu nda abyibuha nawe akagira ubuzima bwiza ni amagi. Burya amagi ni isoko nziza y'intungamubiri zitwa poroteyine. Poroteyine ni intungamubiri zubaka umubiri, zigakomeza imikaya kandi zigatuma umuntu akura cyangwa se umwana akura. Muri make poroteyine dusanga mu magi ituma umwana uri mu nda abasha gukura mu buryo bwihuse, kandi nanone burya poroteyine zinafasha mu gutuma imikaya y'umwana, amatisi ndetse na orugane z'umubiri we zigenda zikura kandi zikabasha kwaguka, zikabona ibituma zikura. Ikiyongera kuri ibyo burya mu ntungamubiri dusanga mu magi dusangamo iyitwa choline, ikaba ari intungamubiri y'ingenzi ifasha mu gutuma ubwonko bw'umwana buremwa neza ndetse n'uruti rw'umugongo, bigatuma ubyara umwana wuzuye kandi ufite ibice by'umubiri byuzuye nta n'ubusembwa bw'uburwayi afite. Nanone burya amagi tuyasangamo ibinure byiza by'omega 3, bikaba ari ibinure byiza bituma ubwonko bw'umwana bukura ndetse n'amaso y'umwana agakura ndetse akabasha no kuremwa neza. Ikiyongera kuri ibyo burya kurya amagi buri munsi ku mugore utwite ni ingenzi cyane, kuko burya abamo n'izindi ntungamubiri zitandukanye zirimo nk'amavitamini, imyunyungugu bibasha kugaburira umubiri wacu ndetse n'uw'umwana atwite cyangwa se umugore utwite n'uw'umwana uri mu nda. Ku mugore utwite rero burya ntabwo akwiye kurya amagi mabisi, kuko burya ashobora kuba arimo uburwayi nka za salmonella zishobora gutera uburwayi bwo mu nzira z'igogora. Bityo rero umugore utwite akwiye guteka amagi yayatogosa cyangwa se akayatekamo umureti, ariko akaba ari amagi atetse kandi asukuye neza, yabanjije kuyasukura mbere yo kuba yateka cyangwa se mbere yo kuyakuramo umureti. Muri make ku mugore utwite akwiye kurya amagi, byibuze amagi 7 mu cyumweru, byaba bike akaba amagi 5, ni ukuvuga byibuze buri munsi akabona igi kuri buri funguro rye. Ndetse bavuga ko n'amagi 2 ku mugore utwite burya nabwo ntacyo yamutwara, ari intungamubiri zihagije kuri we abasha kubona. Ikiribwa cya kabiri gishobora gutuma umugore utwite agira ubuzima bwiza kikanongera ibiro by'umwana uri mu nda ni yawurute cyangwa se amayawurute.
Yawurute burya zikorwa ziherewe ku mata cyangwa se zigakorwa mu mata mu mvugo nziza. Burya yawurute tuyisangamo umunyu witwa calcium, tugasangamo proteine nk'iyo mu mata, ndetse tugasangamo n'ibinure byiza burya muri yawurute. Ibyo rero bituma yawurute iba ingenzi mu gufasha mu kuyirya, bituma amagufwa y'umwana uri mu nda abasha kuremwa neza kandi muri rusange akagira ubuzima bwiza. Ahanini bigaterwa na calcium ihagije umubiri w'umubyeyi ubona biturutse muri yawurute, kandi ikagera no ku mwana binyuze mu kugaburirwa binyuze mu ngobyi yayindi igaburira umwana binyuze muri placenta. Muri rusange rero yawurute ni nziza kandi ibonekamo ibyitwa probiotique, ni ibituma bishobora gufasha mu igogora ry'ibyo twariye kandi bigatuma rikorwa neza. Icyongera kuri ibyo burya yawurute tuyisangamo caseine ndetse n'ibyitwa whey protein. Ibyo byose bikaba ari ingenzi cyane kuko bishobora gutuma umwana uri mu nda abasha gukura akagira ibiro bikwiye kandi akagira ubuzima bwiza. Ngo byibuze umugore utwite akwiye kurya yawurute inshuro 3 ku munsi. Ubwo ni ukuvuga mu gitondo, ku ifunguro rya mu gitondo hakabonekamo ka yawurute, wenda mu masaha yo ku manywa akongera agafata ka yawurute, ndetse na nimugoroba. Muri make yawurute ni nziza kandi ibonekamo intungamubiri zijya gusatira iz'amata. Muri rusange kandi yawurute akenshi biteguye neza ku buryo nta dukoko cyangwa se ubwandu bushobora kuba buyirimo ushobora gutera umubyeyi ku mugore utwite ku buryo byagera ku mwana. Icyongera kuri ibyo burya yawurute ibonekamo n'izindi ntungamubiri nziza zigaburira umubiri w'umugore utwite, ndetse burya no ku bana bakimara gutangira kurya yawurute nayo ni nziza kuri bo, yatuma bakura neza. Yawurute kandi burya ituma umugore utwite agira uruhu rwiza runyereye, kandi ukabona nyine agaragara neza akagira ubuzima bwiza muri rusange. Ikiribwa cya gatatu gishobora gutuma umugore utwite abasha kugira ubuzima bwiza ndetse n'umwana uri mu nda akabyibuha ni inyama z'amafi cyangwa se amafi. Burya amafi ayo ari yo yose, zaba sardine, yaba amafi aya tubona mu masoko atandukanye, burya ni meza ku mugore utwite. Burya mu mafi dusangamo ibinure byiza byitwa omega 3, tugasangamo cyane cyane by'umwihariko cyitwa DHA, kikaba ari ubwoko bw'ibinure bya omega 3 dusanga mu magi. Muri rusange rero ibyo bituma ubwonko bw'umwana bubasha gukura no kuremwa neza, bigatuma umugore utwite agira ibiro byiza bikwiye, akiyongera mu biro, ndetse n'umwana uri mu nda bigatuma yiyongera ibiro. Icyongera kuri ibyo buryo omega 3 ituma amaraso agera muri placenta yiyongera kandi akabasha kugeramo nta nkomyi. Burya amaraso agera muri placenta, ndavuga ingobyi y'umwana, niyo atwara n'intungamubiri zigaburira umubiri w'umwana binyuze mu mubiri wa nyina cyangwa se mu mubiri w'umubyeyi. Muri make rero kurya amafi cyangwa se inyama y'ifi binarwanya n'ibibazo byitwa placenta insufficiency, cyangwa se kwa kundi umwana ashobora kuvuka afite uturo duke cyane bishoboka nk'ikiro 1.5 kg. Byaratewe no kuba umwana atarabonaga amaraso ahagije, ariko kurya amafi byongera ayo maraso agera muri placenta, ndetse n'intungamubiri zigera ku mwana zikiyongera. Ibyo rero bigatuma umubiri w'umwana ubona intungamubiri zihagije kandi ukeneye, kandi bikarinda ko umwana yazavukana ibiro bike. Nanone mu mafi dusangamo vitamine D, ikaba ari vitamine ingenzi cyane, ndetse nanone tugasangamo calcium, na calcium ikaba ari ingenzi cyane mu gutuma amagufwa y'umwana uri mu nda akura, aremwa, ndetse anakomera. Ku mugore utwite rero kurya amafi byibuze inshuro 2 mu cyumweru ni ingenzi kuri we, bigira ubuzima bwiza ku mwana atwite, ndetse bikanatuma nanone umwana uri mu nda abasha gukura akazavukana n'ibiro bikwiye. Muri make ku mugore kurya amafi, inyama y'ifi, byibuze uzajya ubigira target cyangwa se intego yawe 2 mu cyumweru. Bibaye na byiza wabirenza, warenza izo nshuro, ariko ntukazazige munsi niba ufite ubushobozi. Ikiribwa cya kane gishobora gutuma umwana uri mu nda abyibuha ndetse n'umubyeyi utwite akagira ubuzima bwiza ni inyama. Zaba inyama z'inkoko, inyama z'inka, inyama z'ibindi zandi matungo yose, ndetse n'inyama akenshi
z'inkwavu cyangwa se n'izandi matungo yose burya zigapfa kuba ari inyama muri rusange. Buriya inyama zibonekamo karite nziza y'intungamubiri zitwa poroteyine, ndetse nanone inyama zitukura tukazisangamo ubutare bwa fer. Izo ntungamubiri zombi, fer ndetse na poroteyine, ni intungamubiri z'ingenzi mu gutuma umwana uri mu nda akura neza. Burya nka feri ni ingenzi cyane mu gutuma hakorwa amaraso y'inyongera ndetse bikanatuma n'umwuka mwiza wa ogisijene ugera ku mubiri w'umwana uri mu nda. Icyongera kuri ibyo burya, iyo umugore afite ubutare buke bwa feri cyangwa se afite amaraso make, bishobora gutuma abyara umwana ufite ibiro bike cyangwa se akabyara igihe kitageze, akabyara premature. Muri rusange rero kurya inyama ni ingenzi cyane ku mugore utwite, kuko bizatuma abona poroteyine zihagije zo kugaburira umubiri w'umwana uri mu nda, ndetse nanone abone na feri imufasha gutuma amaraso akorwa mu mubiri we ku buryo ahagije. Ndetse burya volume y'amaraso cyangwa se ubwinshi bw'amaraso ku mugore utwite buriyongera. Ibyo rero bikaba ari ingenzi cyane mu gihe arya ibiryo bishobora gutuma haremwa hakanakorwa amaraso mashya. Ndetse burya si ibyo gusa, kuko feri burya inatwara umwuka mwiza wa ogisijene ndetse n'intungamubiri zibasha kugera ku mwana. Icyongera kuri ibyo burya inyama zibonekamo ubutare bwitwa zinc cyangwa se umunyungugu witwa zinc, ukaba ari ingenzi cyane mu gukora kwa cell division cyangwa se mu gutuma hari uturemangingo dushya tuvuka, ndetse no mu kongera no mu kongera ubwirinzi bw'umubiri cyangwa se immune system y'umubiri. Kurya inyama rero ku mugore utwite ngo ni byiza kuri we, bishobotse yanazirya buri munsi cyangwa se inshuro 3 cyangwa se inshuro 4 mu cyumweru. Ibyo bikaba ari ingenzi kuri we kuko bizatuma agira ubuzima bwiza bigere no ku mwana. Ikiribwa cya 5 umugore atwite akwiye kurya atwite bigatuma agira ubuzima bwiza ndetse akazabyara n'umwana umeze neza, ni ibiribwa by'ibinyampeke cyangwa se bishobora gukocagurika mu gihe ubirya, ariko nyine bikaba ari ibinyampeke, ari seeds. Ibyo twavuga ubunyobwa, soya, chia seeds, sesame, ibyitwa flax seeds, ibyitwa walnuts, ibyitwa almond. Izo zose ni imbuto cyangwa se ni wazigereranya n'inzuzi cyangwa se imbuto ziza zijya kumera kimwe zose, ariko zikabonekamo ibintu by'ingenzi 3 cyangwa se 4. Burya zibonekamo ibyitwa ibinure byiza cyangwa se healthy fats, bikabonekamo poroteyine, zikabonekamo n'ibyitwa fibre, ndetse zikabonekamo na omega 3. Za mpeke zose ushobora gusya ukabona zimeze nk'izirimo amavuta imbere, burya nizo turimo kuvugaho. Burya nk'ubunyobwa wenda nibwo dukunze kubona na soya, ubunyobwa ubufashe ukabushyira mu kintu cy'igipapuro, ujya kubona ko ari bimeze nk'amavuta byasohotse inyuma. Nanone burya witegereje ubunyobwa bashobora no kubukamuramo amavuta akoreshwa mu guteka. Ibyo rero bikaba ari ingenzi cyane kurya bene ibyo biribwa, kuko burya biba birimo ibinure byiza bya omega 3 bigaburira ubwonko bw'umwana ndetse na nyina umutwite, none bigatuma umwana uri mu nda abasha kwiyongera ibiro. Muri rusange rero ibyo bikaba ari ingenzi cyane mu mikurire y'umwana uri mu nda. Burya by'umwihariko nka chia seeds cyangwa se flax seeds zibonekamo n'ibyitwa fibre, binafasha muri digestion yo ku mugore utwite, ndetse bikanamurinda ko yagira ibibazo bya constipation, kuko burya constipation cyangwa se indwara z'impatwe usanga ziri common ku bagore batwite. Ibyo rero ni ingenzi cyane, uriye bene ibyo biribwa byatuma umwana uri mu nda abyibuha akagira n'ubuzima bwiza. Muri make burya umugore utwite ni byiza ko yarya nk'ubunyobwa, nibwo bukunze kuboneka cyane, yaburya bukaranze, yaburya butetse mu biryo, uko byagenda kose akwiye kuburya. Ikiribwa cya 6 umugore utwite akwiye kurya ni avoka. Burya avoka ni kimwe mu biribwa bishobora gutuma umwana uri mu nda agira ubuzima bwiza, ndetse burya n'umubyeyi umutwite akagira ubuzima bwiza. Burya avoka ibonekamo ibinure byiza byitwa healthy monounsaturated fats, bikaba ari ibinure bishobora gutuma umubiri w'umwana uri mu nda ukura neza, ndetse n'ubwonko bwe bukabasha kuremwa neza, n'umwana akiyongera ibiro ndetse na nyina. Kandi burya muri avoka dusangamo folate cyangwa se B9, vitamine B9, ikaba ari vitamine ingenzi cyane ishobora gutuma hari ibyago byo ko umwana ashobora kuvukana ubusembwa bushobora kuvaho neza, umwana akazavuka yuzuye nta n'ikindi kibazo afite. Nanone ikaba folate inafasha
mu gutuma uturemangingo tw'umubiri tubasha kubyara utundi cyangwa se twaguka. Icyongera kuri ibyo burya avoka tuyisangamo potasiyumu, ukaba ari umunyungugu mwiza cyane mu gushyira ku murongo umuvuduko w'amaraso ukabije. Muri make umugore utwite kurya avoka inamurinda ko yagira ibibazo bya preeclampsia, aho umugore afite umuvuduko w'amaraso ukabije ku buryo byagera no ku mwana bikamutera ibindi bibazo bishobora no gutuma umwana apfira mu nda cyangwa se akabona amaraso make. Icyongera kuri ibyo burya avoka tuyisangamo izindi ntungamubiri zigaburira umubiri w'umubyeyi ndetse n'uw'umwana uri mu nda. Ikiribwa cya karindwi umugore utwite ashobora kurya kigatuma byibuha ndetse n'umwana uri mu nda akabyibuha akagira ubuzima bwiza n'ibirayi ariko n'ibijumba. Burya ibirayi ubashije kubibona cyangwa se ibijumba, ndakeka burya mu banyarwanda ntawabura kimwe muri ibyo. Ushobora kubura ibirayi ukabona ibijumba, cyangwa se byombi ukabibona, cyangwa se ukabona kimwe muri ibyo. Burya ahanini ibirayi cyangwa se ibijumba tubisangamo ibyitwa beta carotene, bukaba ari ubwoko bwa poroteyine A dusanga, bukaba ari ubwoko bwa vitamine A dusanga mu birayi ndetse n'ibijumba. Beta carotene ikaba ari ingenzi cyane mu gutuma umwana uri mu nda akura neza, bikaba binafasha nanone mu gutuma uruhu rw'umwana uri mu nda ruremwa ndetse n'amaso ndetse n'ubwirinzi bw'umubiri bikiyongera. Muri make burya nka vitamine A ituma umwana uri mu nda uruhu rwe rubasha kuremwa neza kandi akazavukana afite uruhu rwiza rumeze neza ndetse n'amaso ye akura neza. Icyongera kuri ibyo burya bene ibyo biribwa tubisangamo fibre, ikaba ari ingenzi cyane mu gutuma igogora ibyo twariye rikorwa neza ndetse bikaturinda n'indwara ya constipation. Nanone burya ibyo biribwa tubisangamo amasukari meza ashobora kugaburira umubiri w'umubyeyi ndetse n'uw'umwana uri mu nda ku buryo ubona energy ukoresha. Ikiribwa cya munani gishobora gutuma umubiri w'umubyeyi umera neza ndetse n'umwana uri mu nda akavukana ibiro bikwiye ni imboga cyangwa se ibyitwa legume, ariko arizo duheraho. Legume ushobora kuzita imboga ariko ntabwo ari byo neza. Hano dusangamo nk'amashaza, tugasangamo ibyitwa lentille, tugasangamo ibishyimbo. Ibyo bintu bitatu rero nibyo tugiye kuvugaho. Ibyo bintu bitatu nk'ibishyimbo, amashaza cyangwa se lentille ni ingenzi cyane burya ku mugore utwite. Bibonekamo intungamubiri zirimo nka poroteyine, ubutare bwa feri, folate ndetse na fibre. Izo zose zikaba ari intungamubiri z'ingenzi mu gutuma umubiri w'umwana ukura neza ndetse akabasha no kubyibuha. Nka folate by'umwihariko ni vitamine B9, ikaba ari ingenzi cyane mu kurema ubwonko bw'umwana ndetse no mu gutuma uturemangingo tw'umwana tubasha kwaguka cyangwa se kubyara utundi. Lentille by'umwihariko nazo zishobora gutuma umubiri wacu ubasha kwinjiza isukari igera ku mubiri w'umwana kandi ukajya no ku mubiri wa nyina ku buryo ubona energy yo gukoresha. Nanone bikanaturinda kuba twagira diabete mu gihe umugore atwite, yitwa gestational diabetes. Iyi ni diabete nayo ishobora kuboneka ku mugore utwite yamara kubyara igakira. Icyongera kuri ibyo burya nk'ibishyimbo nabyo bishobora kugaburira umubiri w'umwana akabona poroteyine zihagije ndetse n'umubiri w'umubyeyi. Muri make kurya bene ibyo biribwa ku mugore utwite ni byiza kandi bizatuma agira ubuzima bwiza n'ubwo umwana uri mu nda. Ikiribwa cya 9 buryo umugore utwite akwiye kurya kigatuma agira ubuzima bwiza ndetse n'umwana uri mu nda akabasha kubyibuha ni ibiribwa byitwa whole grains. Aha twavuga ibyitwa ingano, ibyitwa quinoa ndetse na brown rice cyangwa se umuceri wa brown. Burya ingano wenda nizo dukunze kubona cyane. Ingano n'ibizikomokaho nyine ni nk'imikati. Ingano ubwazo burya ku mugore utwite ni byiza. Ibi byose tubisangamo amasukari cyangwa se amaglycose, amacarbohydrates, tugasangamo ibyitwa fibre, tugasangamo na vitamine B9. Ibi byose bikaba ari ingenzi cyane bishobora kugaburira umubiri w'umubyeyi ndetse n'uw'umwana uri mu nda. Byongera kuri ibyo biribwa tubisangamo magnesium, nawo ukaba ari umunyungugu mwiza mu kugabanya ibyago byo kuba twabyara umwana uri premature. Ibyongera kuri ibyo burya nk'umuceri wa brown nawo ni mwiza cyane kuko dusangamo intungamubiri zindi nazo zibasha gutuma umwana uri mu nda akura neza kandi nanone ikaturinda ibibazo bitandukanye umwana ashobora guhura nabyo bijyanye n'imirire.
Ikiribwa cya 10 gishobora gutuma umwana uri mu nda akura akabyibuha ndetse n'ubumwe umubiri w'umubyeyi ukagira ubuzima bwiza ni imboga rwatsi. Imboga rwatsi zijya kugira ibara ryirabura. Za mboga rwatsi ujya kubona rikabona zifite ibara rijya kusamo n'iryirabura nizo hano turimo kuvuga. Izo mboga ni nka epinari. Uzitegereze epinari uzajya ibara rijya kujya kwirabura hejuru. Uzitegereze imboga za broccoli nazo burya ni nziza ku mugore utwite, cyangwa se utegereze imboga zitwa kale. Izo ni imboga zose zishobora hari na dodo zijya kugira ibara ryirabura. Izo mboga burya ni nziza ku mubiri w'umugore utwite. Tubisangamo ubutare bwa fer cyangwa se iron, tugasangamo unyungugu wa calcium, tugasangamo folate ndetse na vitamine C. Izo zose zikaba ari intungamubiri zishobora gutuma umwana uri mu nda akura neza. Twavuze ko by'umwihariko nka fer cyangwa se iron inatuma umubiri w'umubyeyi ukora amaraso ahagije, bikaturinda kugira amaraso make, cyangwa se umubiri w'umwana akaba ashobora kuvukana ibibazo by'ibiro bike. Icyongera kuri ibyo, izo mboga rwatsi burya ziranabonekamo ibinyabutabire byo mu bwoko bwitwa antioxida bishobora gutuma umwana uri mu nda akura neza ndetse bikanamurinda n'aminfection atandukanye. Ndetse izo mboga rwatsi zirazamura ubudahangarwa bw'umubiri ku buryo birinda ko umugore ashobora kurwaragurika ndetse no mu gihe yarwara agahita akira. Burya kurya amafunguro akwiye ari balanced cyangwa se ari equilibre ni ingenzi ku mugore utwite, kuko ibi byarya bigera ku mwana binyuze muri placenta cyangwa se ingobyi y'umwana. Burya muri make ibyo umugore utwite arya nibyo bigaburira umwana, nibyo bituma byibuha, nibyo bituma avukana ibiro bikwiye, nibyo bimurinda uburwayi. Umugore utwite rero ibyiza no kwamenya ibiryo bikwiye akwiye kurya, akaba selective mu biryo arya, akibanda ku biribwa gusa bibamo intungamubiri zikwiye kandi zitandukanye. Aha twabivuze nk'intungamubiri z'ibinure byiza, amavitamine atandukanye ndetse n'imyunyungugu y'ingenzi bishobora gutuma agira ubuzima bwiza kandi n'umwana akabona intungamubiri zikwiye zimugeraho. Umugore utwite rero burya akwiye kurya amoko atandukanye y'ibiribwa nk'uko twabivuze, akaba ashobora kurya ibiribwa birimo imbuto, imboga ndetse n'ibindi byose ku buryo buri bwoko abukoraho. Kandi umugore utwite akwiye kunywa amazi ahagije, akaba ashobora no gufata n'amasupplements nk'amavitamini mu gihe nyine ibyo arimo kurya abona bidakize cyangwa se atarimo kurya ibiryo bikwiye wenda nka cya gihe byamunaniye. Ibyo biribwa rero ni ingenzi cyane twakubwiye, ni ibiribwa byagiye bigaragaza ko n'abahanga ko ari ibiribwa byiza bishobora gutuma umubiri w'umubyeyi ugira ubuzima bwiza ndetse n'umwana akavuka afite ibiro bikwiye bihagije. Ariko bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe, tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.